tumwite Erling Braut Haaland, umunya-Norvège wavutse ahagana mu bihumbi bibiri tariki 21 ukwezi kwa karindwi. Ni umugabo upima metero imwe na santimetero 95, yumvikana ko yenda gupima metero ebyiri. Apima cyangwa se ibiro afite ibiro 87. Uyu mugabo ukinisha ikirenge cy'ibumoso, uyu mugabo w'umunya-Norvège ni umugabo ugiye utangaje mu bikorwa bye agiye akora. Uyu mugabo wavukiye mu gace cyangwa se wavukiye muri Leeds, akaba ari umunya-Norvège. Ni umukinnyi ubu ngubu ufite imyaka 24 ukinira ikipe ya Manchester City. Erling Braut Haaland ni umugabo uhembwa gatubutse ku bijyanye n'umushahara, aho abona miliyoni cyangwa se ubu ngubu ugiye kumugura ushobora kwitwaza miliyoni 200 z'amapawundi. Ni amafaranga menshi adapfa guhabwa umukinnyi uwo ari we wese. Ni umukinnyi wavuga ko nyine yagize chance cyangwa se akaza kugirirwa ubuntu na Nyagasani, akaza no kubikorera gusa Imana ikabishyiramo umugisha. Ni umukinnyi wagiye ukina mu makipe agiye atandukanye, gusa reka tuyavugemo twihuta kugira ngo tuze turebe ibikorwa bye nyamukuru bindi akora havuyemo football. Ni umugabo wakinnye mu gakipe kitwa ngo Braunschweig Youth, aza kukavamo muri 2015 ajya muri Bayern, ava muri Bayern ajya muri Bordeaux ku mapawundi 100, ava muri Bordeaux ajya mu ikipe yo muri Australia yitwa Red Bull Salzburg kuri miliyoni 8, aho harahagana mu bihumbi 2018. Aza kuva muri 2018 nibwo yavuye mu iyi kipe ya Red Bull Salzburg yo muri Australia, ajya mu ikipe ya Borussia Dortmund yo mu Budage muri 2009 kuri miliyoni 20 z'amayero. Icyo gihe atangira kugenda yigaragaza nyine nk'umwataka mwiza cyangwa se umufinisha mwiza. Manchester City iza kumurabukwa ahagana mu 2022, iza kumutangaho akayabo ka miliyoni 60 z'amapawundi. Uyu mukinnyi akigera muri Man City yitwaye neza, baza gutwara UEFA Champions League ndetse na English Premier League. Agenda azamurirwa agaciro ku bijyanye n'isoko ryiwe, aza kugezwa ubu ngubu tuvugana ni miliyoni 200 uramutse wifuza uyu mugabo kugira ngo umuvane mu ikipe ya Manchester City. Reka twigarukire ku bikorwa bye noneho akora nyuma yo gukina umupira w'amaguru. Erling Braut Haaland, uyu munya-Norvège ufite santimetero ufite uburebure bungana na metero 1 ndetse na santimetero 59, akaba apima ibiro 87. Urumva ko ni umugabo nyine wubakitse w'igisore muremure, ufite n'ingufu birumvikana. Uyu mugabo mu bindi bikorwa akora havuyemo football bisa n'ibitunguranye cyangwa se bitangaje kuko ntabwo tubimenyereye ku bandi. Uyu mugabo rero na yindi business yikorera asibye business yo kugira business bavuga ko itangaje rwose, ni business yo korora inka. Afite inka z'inyambo, inkoromoja rwose, inka nziza hariya z'inkungu, inka nziza rwose ubona ko nyine zigaragara neza. Wavuga ko ari umushinga yashyizemo cyangwa se ari wo mushinga ashyiramo amafaranga ye, kuko ni kenshi tujya tubonayo bari mu biruhuko. Ubwo ndavuga nyine Angel Break cyangwa se abakinnyi baba bari mu biruhuko, bamwe usanga bigiriye ku mazi bagiye kuryoshya n'abakunzi babo, ndetse nyine no mu bundi buzima bugiye buryoshye, kureba sinema n'ibindi.
ariko uyu munya Norvège cyangwa se uyu mukinnyi Erling Braut Haaland wiwe aba yibereye mu matungo ye, ubwo ndavuga inka rwose usanga ari kuzitaho, azirimo yifotozanya nazo, azigaburira, mbese nyine azimenyera akira kitu, agashyiramo nyine ipeso rye cyangwa se amafaranga yiwe, ukabona ko nyine n'umuntu ngo ukunda inka ngo kandi no mu muryango wabo nyine ngo ni abantu baraborozi cyane, ngo ni umwuga cyangwa se n'umwuga wavuga ko nyine ngo n'abakurambere be cyangwa se n'abiwabo bose bagiye borora amatungo y'inka, ngo rero akaba ari kimwe gishobora kuba cyaratumye Erling Braut Haaland nawe ahitamo kwiyororera inka, ukabona kuko nyine n'ubundi ngo famiye ye n'ubundi rwose ngo yarazikundaga, ngo barazoroye kera, rero nawe ngo bikaba ntacyo byamutwara ngo gushyiramo agafaranga rwose akiyororera inyambo n'izindi nka z'ubwoko bugiye butandukanye. Ndagushimiye wowe ubanye natwe muri iki kiganiro, umwibutsa gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu, kandi mboneraho no kugusabira umugisha, nyabuneka ukorane amahoro y'Imana, kandi nyabuneka uhaha uronke kugira ngo ubuzima bwawe nawe bukomeze bujye mbere, ukomeze ubeho kandi wishimye. Ndabigusabiye kandi Imana ibiguhe rwose mu izina rya Yesu, amen.